Mbivuga kenshi yo oya ntibishira iby'uko wantwaye umutima pe ese mbwira ujya ubikunda nyuma numva nakuririmba bugacya. Njyewe bwa mbere namenye dese ya Buravan urupfu rwe umuntu amamagaye ambwira ngo narimbiye mu bukwe ambwira ngo wapfuye arimo kubimbaza nk'ari ngiye nyine urumva yari yatwitiranye impano Ivan Buravan urumva nyine hari confusion nyine nibwo kwako nayibwo nahise ngarura agatima ndavuga nti anyitiranyije na Buravan. Buri muntu azukwe Buravan yari umuntu kwe yari unique nta nubwo nta no wakwicara ngo avuge ngo agiye ngo kwicara mu mwanya we. Yes, reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiye aho muri hatandukanye. Icyo twabifuriza ni amahoro n'urukundo. Aha rero ndi kumwe na Ivan Impano, ni umuhanzi, ni inshuti, ni umuvandimwe ndetse wa Ivan Buravan. Twaje kumusezera nk'abakunzi be nk'inshuti n'abavandimwe. Reka nangire mwakira ku bakunzi ba Legacy TV. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Ndatangira nihanganisha buri muntu wese wamenye Buravan cyangwa wanyuze mu nzira ye bo babisikanye wabashe kumenya ku bihangano tubuza umuntu, tubuza intore, tubuza amaboko y'igihugu. Tudatinze rero wenda ku bantu bakuzi, inshuti zawe, abavandimwe, abafana bawe, ubundi nka Ivan Buravan nkaye nk'umuhanzi ni iki agusigiye, ni iki kintu wumva kidasanzwe imyaka yose mwamaranye agusigiye? Mu myaka namenye Buravan namenye mu mwaka wa 2015 na kane, ariko najya mwumva Ivry yari inshuti niwe watumye mumenya cyane ko yari inshuti yanjye, yanyumvisha indirimbo ze kugira ngo hari umwana witwa Ivan twari tukiga ku Nyundo mba intéressé ndamumenya duhura muri Kigali Rap uko yaririmbaga kuri CD numva nako aririmba live mba intéressé yo kumenya, ariko sanga n'umuntu uri akeya, yari umwana uri akeya, yari umwana ukunda abantu ugerageza nyine gusabana kwa. Niyo ikintu rero kinini nibukira kuri Buravan nuko wenda nk'ubwa nyuma duherukana hari mu nama ya Cogam bwe yatangiraga ndimo kumubaza nyine kuri taye ukuntu yabashe kugarura ibiro n'ejo bundi. Ndimo kumubaza se bro wabigenje ute kugira ngo usubirane ibiro ko ngiye mbona birimo kwisumbura. Arambwira ati Imana no kwiyima ibiryo nyine tuganira utuntu nk'utwo. Yarafite ukuntu akunda gutebya muri Swahili, aganira Igiswahili nyine babara kuganira muri Swahili uko twaduhuye nyine ntago ari inshuro nyinshi, ariko inshuro nawe na Buravan yari umwana ufite intumbero kandi udashobora gucisha hirya no hino. Hangana njye kugukoresha aka kantu kubera ko nyenda kuzi hari indirimbo ze nyinshi uzi kuririmba, nubwo wenda abantu benshi batabizi, ariko hari indirimbo ze nzi ukunda kuririmba. Waturemera imwe ku bantu bakurikiye Legacy TV? Mbivuga kenshi yo oya ntibishira iby'uko wantwaye umutima pe ese mbwira ujya ubikunda nyuma numva nakuririmba bugacya. Byinshi cyane. Hanyuma Ivan, ukibona amakuru acicikana ahantu hose kandi nyuma y'iminsi mike mwari mwarahuye muri Cogam bakubwira ko Buravan wenda yitabye Imana, warabyemeye, wabyakiriye gute? Bakimbwira ko arwaye nicyo kintu cya mbere cyanje kuntungura ko twahuye icyo gihe ari muzima nandi kumwe na Igor Anel Ngabo. Ubwo bo bataha kwa Igor ngiye ubwo nagombaga nafite izindi gahunda kujya kuri Mamubuka, ariko nyine nabo urumva twaganiraga bakambwira ati uwo munsi rwose yaraje mu rugo akajya atera amasiporo afite morale arimo kubashushanyiriza Imana nk'uko nyine urumva ni ibintu yaramananye igihe yarafite ijwi ririmo kumuhamagara nawe buriya ntiyabimenye abashushanyiriza Imana nyine ababwira iby'Imana. Icyo gihe ngiye rero nkimenya iby'urwayi bwe byarantunguye, ariko nkimenya iby'urupfu rwe nahise numva ko igihe cy'umuntu kigera kuko ntabwo nshesha kangohe mu myaka yanjye ngeze mu myaka yo n'urungano uretse ko nta kopi y'urugo ibaho
umuntu arabanza akitonda akareba gusa afite gahunda zanjye ndimo gupanga n'umuntu wanjye anytime murabizi ko njye ndi silenciemo ukuntu ntago nkunda kubigira gutya ariko abantu banjye ndabizi baba binyotewe anytime nzabereka ibirori agacupa. Reka tugaruke kuri cya kintu rero Buravan yakomeje gushimangira cyitwa urukundo. Ngabavuga yuko rutakibaho n'amahovu, ikintu cyitwa amahomvu, ikintu cyitwa urukundo rero nka Ivan Impano we wakivugaho iki? Ni iki wabwira abantu cyitwa urukundo? Urukundo ni rugari, urukundo ni ikintu kigirirwa umuvandimwe, ikintu kigirirwa inshuti, ni ikintu wakagiriye umuntu uzi n'utazi. Urukundo ni ijambo rimwe ariko risobanuye ibintu byinshi. Urukundo rw'Imana dukunze, urwo dukwiye kugirirana tukiriho kandi atari mu magambo gusa, mu bikorwa tugiranira urukundo. Urukundo ni ijambo, ni imigemo, amasirabu atatu ariko asobanuye ikintu kinini. Urukundo ni inyanja, ni rugari, sinzi ukuntu nabisobanura, ariko urukundo ni twebwe. Wenda imitima biologically ntago urukundo ruba mu byiyumviro, mu byo duhumeka, mu mwuka duhumeka, mu magambo tuvuga. Reka tuhite tugaruka ku gihe rero, ku bantu bakunda umuntu ari uko agiye kandi igihe yari ahari batarigeze bamukunda, baramuvuze nabi ahari yagenda bakamuvuga neza. Abantu benshi n'ikibazo ikintu nahuri ntarinze, urumva hari ibyo narinze kuri Buravan, hari n'ibyo ntari muziho, ariko ikintu nakomeje kumva abantu bashimangira, burya hari ukuntu tujya twicara nk'abajene tukaganira tugaserereza bagenzi bacu, sometimes atari n'umutima mubi cyangwa ari amatsiko wandi umuntu akwima amakuru ukishakira yawe, ariko Buravan ni umuntu waciye kubiri n'ibyo bintu mu buzima yabayeho. Ni wa muntu utarajyaga yishimira kumva ko umuntu bamuvuga nabi ahari cyangwa bavuga amagambo kundi muntu ahari ahitaga akita. Abantu benshi bagiye babikomoza, niyo mpamvu rero ibyiza bakabwiye umuntu bakabimubwira icyo gihe, niba bakabimubwira ahari, nimba ari uwikosora akamenya ko yikosora. Ntekereza ko ubupfura bwa Ivan buri mu bintu bizamuherekeza kandi inganzo ye izahora ari inkumburwa kuri buri muntu wese wamumenye. Buravan ni mugari, Buravan ni umuhanzi utabasha gusobanura byoroshye uri umunyamakuru umwe, byasaba timu nini. Nahubwo urabona asigiye icyuha abahanzi, urabona asigiye abahanzi rihe somo, urabona ari iki kintu abahanzi umunsi bagiye guhindura, bagiye gukora byibuza ko Buravan ari ishusho nini. Asigiye umukuru munini industry, urumva ni ishyiga rimwe, ariko burya abantu baragenda abandi bakavuka, ariko ntawasimbura undi. Buri muntu azi ukwe. Buravan yari umuntu ukwe, yari unique, nta n'uwakwicara ngo avuge ngo agiye ngo kwicara mu mwanya we. Niba hari umuntu ejo bundi bamubwira ati se Ivan ubu ngubu mukora musigaranye we na bagenzi bawe mukora injyana imwe, so kusi kivi cya Buravan no kusi kivi, ariko ntawajya mu mwanya w'umuntu. Burya bafite ukuntu yari we, nanjye ntawajya mu wanjye, nawe ntawajya mu wawe Mige. Burya buri muntu aba afite icyamuzanye ku isi na misi bimuzanye, kandi ni ikintu kitwereka ko twaje ku isi kandi tuzayivaho igihe kimwe. Ahubwo icyiza ni ukureba ati muri icyo gihe wabaye ku isi wa mugani ni iki abantu bazakwibukiraho, nicyo uzaba warakoze. Njyewe bwa mbere namenye dese ya Buravan, urupfu rwe, umuntu amamagaye ambwira ngo narimbiye mu bukwe, ambwira ngo wapfuye, arimo kubimbaza nk'ari ngiye nyine, urumva yari yatwitiranye Impano Ivan Buravan, urumva nyine hari confusion nyine. Nibwo kwako nahibwo nahise ngarura agatima ndavuga nti anyitiranyije na Buravan. Ndabyuka ari saa 11, ariko nyine Ivan uziye umukoro cyane cyane wo kugira umuziki wacu international. Yari afite ibintu yaratangiye kwima, afite ibindi bintu atangiye gufata fusion. Urumva nanjye muri iyo monde n'umuziki nize n'iki,
mfite ukuntu nanjye mba numva nshaka kubihuza ariko ni motivasiyo ikomeye kwako we sacrifice we yarageze ahantu abona ko agera n'ahantu akabona umuziki wacu na identity dufite nibyo yaramaze iminsi arimo kurwana nabyo rero uwo mukoro ni album ye twaje uburyo ikoze twese twakwigiye kuri we twakigiye kuri Buravan. Hanyuma naganiriye n'umunyamakuru witwa Lil Pac avuga yuko hari abantu rero bigize ngo imana muri industry z'umuziki, utabonye umuhanzi nka Ivan Impano ngo umukina gihari ngo ntago yatera imbere atakunyuzeho, bagashaka gufata young generation yuko idashobora kugira higera itabanyuzeho. Uyu munsi abo banyamakuru babonye hano batajya bakina indirimbo, batakinaga indirimbo ze, batamutumiraga, ariko uyu munsi babonye hano. Ni iki kintu babivugaho rero? Hari ikintu sorry kubivuga bino, turi abahanzi tubaho, najya mbibona muri football umuntu agakina umwaka umwe kwako yaraje ari muto kwako akina imyaka inga bagahita bavuga ngo yashaje. Hari ibintu industry igidukora byo kuturejectinga sometime, akuma ko umuhanzi akoze launch ejo n'ejo abundi bakumva ko birangiye nyine umuntu abagihari. Hari igihe cyageze kuri power play njye nari nzi Buravan yagiraga amenya nk'abaye rejected, sinzi kata washe kubibona nawe washe kubibona ya muziki ye ntago yari igikinwa ku rwego navuga nyine. Urumva press amakuru yandi nakuruye ngo hari abantu bamwe na bamwe bashakaga kumuhindura, yari amaze kureka abo bantu nabo bigize izo mana muri industry. Icyo kintu ngiye nshaka gihinduka, agomba kuba revolution ya music. Ya abo bantu ntago nzi ibiri mu gikari, gusa nabyumvisha bicaho. Icyo nzi icyo nawe warabibonaga yuko mananiza, ariko we nkuko bagiye babigarukaho kenshi akaba ari wa muntu wari umeze gutyo aba gufite objectives. No vuga ngo kugira ngo ukore ibyo bintu hari abantu muba mugomba nyine kutabyumva kimwe, ariko nabo bafite imitekerereze yabo. Isi ira challenginga ubivuze bahita bamubwira ko bagiye kumuzimya. Nta wakuzimya bro, nta muntu wakuzimya. Ubu ngubu Buravan ntago azazima, biragoye. Ubu bari kubibona arimutse arahari, tuzajya duhora tumwumva. Nta muntu wakuzimya. Umuntu yanga kugukinira indirimbo, yanga kuguha support yaguhaga mbere, ubona ari ibintu akoze mu buryo buri volontaire, ariko burya ntago yagufungira imiryango yose. Burya umuntu agira inyenyeri y'umuntu yagira mu murikira, iramukurikira yagarika mu murikira. Rero mu gihe ukiriho kandi ufite ibyo wakoze, kandi kubaho k'umuhanzi ntago ari ukubaho rega no guhumeka, kubaho no kubaho iteka n'ibihangano. N'ubundi ubuhanzi nyabwo ntacyo buvuze atari ubuzahoraho. Nta kintu waba urimo gukora. Rero Buravan yakoze ibizahoraho kandi ari mu bantu na bino tujya tuvuga by'ibishego. Wenda ntago ngiye gucira abantu imanza cyangwa ngo nigire mu judge w'umuziki, ariko ari mu bantu batigeze batana mu mivugire y'ururimi n'imyandikire. Kandi nanjye nikomeza kuko hari imbibi mba numva ntarenga, buri muntu agira classe ye, ariko Buravan ari mu bantu, ari mu banyamuziki bumvishwe n'abantu bakuru. Hari abantu bavanga Ivan Impano kazi kuririmba ko adahitinga. Hit ni iki kuri wowe? Hit no kuba satisfied n'ibyo koze. No hit no kumurikira abantu, nahitinze 2019. Ubundi umuhanzi agira stade navuga eshatu muri kariyeri ye. Hari indirimbo ko introduce mu bantu, indirimbo ikomeza kariyeri yawe ni kugira umurejande, n'urugendo rurerure. Abantu benshi bazi ukuntu uri umuvocaliste mwiza, bazi ukuntu wandika neza, ariko batagusupportinga, ariko ugasanga wenda nk'ibageze ugasanga nibwo batangiye kuri organizing ibihangano byawe. Ngewe icyo twapfuye ntago bigomba kugera kuri icyo gihe, bagomba kubaho revolution. Ngewe abantu bankunda ndabazi ko bahari, abansupportinga, abamibiraka mu bukwe. Bro naje mu muziki ngana gutya urabyibuka, ariko byibuze umuntu life imaze guhinduka, umaze kugira umubiri, byibuze ubasha kwicarana muziki wagiye uduhuza n'abantu. Niyo mpamvu rero nta wafata igihe wenda habaho ibyo umuntu planninga. Nkanjye ubu ngubu mfite ukuntu nacizemo gatoya ku album ndimo gutunganya, ndimo gushaka guhera umuziki abantu icyarimwe, mbaha nyine indi
diversite atari uko nazambaye indirimbo imwe imwe. Urumva ni album iri indirimbo 8 ni indirimbo nshyashya batigeze bamenyamo n'imwe, ariko ntekereza ko muri uko guhuga kwanjye ye naje abantu twagiye duhura n'abantu, hari abahura nabo bakakwakira, hari abahura nabo bakakurejectinga, ni ibintu wakira muri industry. Ariko ndagira ngo nisabire buri muntu wese ufite mu nshingano ze guteza umuziki nyarwanda imbere, gukina indirimbo, ufite guha umuhanzi ikiganiro, murebe impano, murebe abantu bazarepresentinga igihugu cyacu neza. Abantu umuntu yumva kumva yumvisha umuziki nyamuziki atari gusa bimaze guhinduka. Kubona ukuntu umuziki w'abanyarwanda usigaye wisobanura, maze guhinduka, ahantu hose usigaye ugenda ugasanga barakina inyarwanda. Njyewe bakunda kunyita ngo ndi umuhanzi w'ubukwe, ariko ndaje mbereka ibintu. Ikintu kinangaza iyo ugeze muri konseri batuye umuhanzi wo hanze, aho ugasanga umuhanzi wo mu Rwanda yatwitse kumurusha. Biriya bintu ngiye biranangaza, ariko sinzi impamvu abandi bantu batabibona. Ntabwo bikinangaza, bishimisha. Icyo abandi batabibona nyine ni ukuvuga ngo nta muhanuzi wabo. Usigaye ukina indirimbo zitari zo mu Rwanda bikaba ikibazo. Nta muhanuzi wabo bro, ariko bro bazemera ino. Hari igihe kimwe ibihe bizababwira. Ivan Imana urakoze. Imana iguhe umugisha. Komeze iranganisha buri muntu wese, komeze mudushyigikire. Ivan agiye, ejo hazagenda abandi, ariko mureke ubuzima twabayeho, twishimire ibyo twakoze, twishimane namwe, mutwereke urukundo. Nimba ubonye umuhanzi abantu bajya bifata, agahura n'umuhanzi akunda bro akajya kubiganira mu rugo kandi bahuye gutyo, babe no kumubwira iyo ubwiye n'umuhanzi ngo ufite indirimbo nziza urimba neza, aba yumva ko hari abantu yakoreye ikintu kandi yabitekereje ari wenyine mu cyumba, byuza akavuga ati hari ibintu natangiye ndi njyenyine, hari abantu byagiriye umumaro. Ariko nyine ibintu byo kwigira abanyarwanda, turi abanyarwanda yego, turi abanyamuco, ariko nyamuneka nimujya mwizihirwa ntimukifate, mujye mureka tubatwike tukiriho, sibyo? Thank you bro. Thank you bro. Cyo gusaba no gukundana, abanyarwanda bakunda abahanzi babo, bakunda ibihangano byabo, banabibereka. Nko kujya ubigenza Mige. Papa.